ndakunda amarangamutima yanjye nkayakugaragariza nta hantu na hamwe nkusigira ariko icyo nagiraho inama gatoya wenda abantu turi mu rukundo nanjye nihereyeho ko nanjye sinisiga ni ukwirinda guhubuka ibintu byo guhubuka nibyo bigiye kudukoraho muri ino minsi reka njye gushaka uyu wenda nshobora kubimubonaho ugasanga nyine niho urugo ruhereye ruzunguruka ugasanga ntashye nijoro turarwanye n'umugabo mbese hari ibintu byinshi bita bihinduka mu rugo iyo amafaranga ashize ariko iyo ari urukundo nyirizina wagiye ukurikiye urarwubaka rugashikama cyane ariko urashikama reka njye gushaka uyu wenda nshobora kubimubonaho ugasanga nyine niho urugo ruhereye ruzunguruka ugasanga ntashye nijoro turarwanye n'umugabo mbese hari ibintu byinshi bita bihinduka mu rugo iyo amafaranga ashize ariko iyo ari urukundo nyirizina wagiye ukurikiye urarwubaka rugashikama cyane ariko urashikama mu bukene ukabana n'umugabo wawe mu bukire umugabo mugasangira mbese ntiwite ngo umugabo ngo namukurikiye ari umukire amafaranga arashize reka mute oya ushobora gutandukanya abo bantu babiri ko bose baza basa bari mu ishusho imwe burya aremera akanakodesha imodoka akaza aremera akanaguza udufaranga akaza ariko ukanga ukamubona ntiwamenya mbese ngo indyarya niyo uri kumbwisa ukuri n'uyu utari kumbwisa ukuri n'uyu nguyu biriya bintu umuntu yabasha kubitandukanya gute bari abasore babiri mu ishusho bazamo ntabwo twabasha kubatandukanya biragoye ariko nanone buriya iyo witonze ugashishoza ugakundana n'umuntu wenda umwaka mwamaze kwiganaho bihagije ushobora kuza ukanteta ukambwira ati Claudine ndagukunda nanjye nkumva ko unkunda pe noneho ejo uzaza kunsura uzanye imodoka umbwira ati iyi modoka ni iyanjye wirarire nyine bya bindi by'abasore nyine b'iki gihe urirarira ariko igihe nzagenda marana nawe nicyo kizanyereka koko nimba Thierry ibintu ambwira nibyo rero ikintu nanone kiri gutuma mbona urukundo rw'iki gihe rusigaye rusenyuka cyane ni uko usigaye umenyana ndabasuhuje ku bakunzi ba International Harmony TV nk'ibisanzwe rero n'isi ya G-Talento nkuko ngenda mbibabwira buri munsi aho uri hose rero waba uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga waba uri muri Afrika uri Burayi uri muri Amerika kamubwira ngo kora subscribe tujye tubana 5 kuri 5 kandi ntibagirwe gukanda like comment yawe ni ingenzi kuri twebwe uyu munsi rero nkuko mubibona ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umuntu iruhande rwanjye nkuko mubibona umeze neza arasa neza kuva hasi yawana reka nze ndagenda mubatongera hasi kuva ku rukweto kugeza ku musatsi arasa neza cyane waramutse ute neza amakuru meza tudatinze rero nkuko nkunda kubivuga ni umuntu mukuru araza yivuga abibwire ababwire ni muntu ki ubundi tuza dukomeza ikiganiro cyacu amazina yanjye ni Mukeshimana Claudine reka dutangire rero ikiganiro cyacu tuganira na Claudine dufite byinshi byo kumuganiriza kagenda tuganiriza namwe kandi bakobwa mukurikiye International Harmony TV nimujye kuri ya televiziyo abagabo abasore namwe mushaka kugira iki niki ufite sheri muhise muhomba rwose hakiri kare mwamaze gukomba Claudine ukunda iki mu buzima busanzwe ukora iki kijyanye n'iki akazi kawe ka buri munsi akazi kanjye ka buri munsi ako nkora alimentation Claudine muri alimentation ni iki kintu cya danger ujya ubona kikagusangamo ukavuga ati iki kintu kirambangamiye kurusha ibindi kijyanye n'iki n'imbogamizi nyine ikintu cyari cyose kibangamiye muri alimentation mu kazi ka alimentation ikintu kimbangamira cyane umuntu waza nsagarira gusagarira kaza gafata igicuruzwa ntiyishure cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo cyakikopesha ukunda abantu bikopesha aya ntago bakunda Kuki udakunda abantu bikopesha mwana? Ntago mbakunda.
ese Claudie wumva uzashaka nk'umugabo ryari? Wumva sheri azakushaka nka ryari? Ese nyuma y'uko agushatse wumva bizaba bimeze gute? Ujya utekereza gute umunsi uzaba wageze mu rugo wumva bizaba bimeze bite? mba numva nzaba ndi umumama ushima Imana, umumama uzaba wubatse ugiye mu rugo azi icyo gukora, umumama uzaba wita ku rugo rwe akita kuri famiye ye, nkakunda umugabo wanjye cyane kuko ari aho azaba amvanye. Ngenzi yikundira umugabo. Yes, murabyumva cyane. None se Claudie, ngiye kukubaza ikibazo, ni nka yahe matsiko ujya ugira? Ni nk'ikihe kintu ujya ugirira amatsiko utekereza mu gihe uzaba uri mu rugo? Urumva hejuru ukavuga ati iki kintu gifite amatsiko ningera mu rugo nzaba numva ukuntu icyo kintu kiba kimeze. Icyo kintu ni nk'icyo ufitiye amatsiko kurusha ibindi bintu byose mu rugo. Ikintu mfitiye amatsiko ni ukurara mpfumbase umugabo. Icyo kintu ufitiye amatsiko cya danje. Mpfumbase umugabo no kurara kwa kundi bavuga ngo umugore ntabwo ajya yambara nijoro, ibyo bifite amatsiko. Ufite amatsiko yo kurara wambaye ubusa. Bana, uwo mugabo wawe ashobora kuzaba rwose. Ibaze rero noneho ugeze nko mu rugo ugasanga umugabo wawe ntabwo abikunda. Agakunda umuntu umupfumbata, ni urugero. Ariko usanze wenda adakunda umuntu umupfumbata, nabimukundisha. Wabimukundisha? Burya hari ikintu ushobora gusanga umuntu adakunda pe, hari ikintu ategeza anakunda. Okay. Icyo gihe nsanze atabikunda ibyo bintu, namwakira uko ari. Ese ikindi kibazo nshaka kukubaza, hari amavideo amaze iminsi agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga y'abantu nyine, ukajya kubona ukabona nk'ikupure kera, urumva ukabona mu busore bwayo muri film bafiansanya, byari ibintu bya danje, bakaryoshya ubuzima ari ubwabo nyine. Ariko hari ukuntu izo video bazifata bagahita bafata before and na nyuma na after, sibyo? Ugasanga noneho mbere byari ibintu bya danje, ugasanga nandi baba bari kwenjoyinga mu mabwate bari kubyinana, ewana umugabo amafaranga akayafata mugora mu pusi ariko bamara kugera mu rugo. Ibyo bintu bibona muri iyi minsi. Ndabibona. Ukabona umugore akuneye n'umutipe bameranye neza urukundo rwaka, umutipe yamara nko kumutera inda yamara kugera hariya, ewana ukabona umukobwa bihise byanga. Biriya bintu ubibona ute? Ubona biterwa n'iki? Biriya bintu biterwa cyane n'iraha tuba twishoyemo. Hari nk'ukuntu nshobora kubona nk'umuhungu wenda nkavuga uyu muhungu nshobora kuba namukurikiraho nk'amafaranga runaka nyamubonaho, noneho nkagenda akajya nsohokana mw'ibyo ngibyo, ariko hari target mufiteho y'amafaranga. Icyo gihe ntago zaba ari urukundo ndi kumushakaho, azaba arira handi kumushakaho. Yego. None icyo gihe tuzabana bidatewe n'urukundo, bitewe n'iraha n'icyo ndi kumushakaho n'icyo namukurikiyeho. Nitugera mu rugo ntago bya bindi namukurikiyeho bikabura, niho hahandi nzatangira kuvuga mbo reka nishake n'undi nguyu namushatse, mfite ibyo mukurikiyeho birabuze, reka njye gushaka uyu wenda nshobora kubimubonaho. Ugasanga nyine niho urugo ruhereye ruzunguruka, ugasanga ntashye nijoro turarwanye n'umugabo. Mbese hari ibintu byinshi bita bihinduka mu rugo iyo amafaranga ashize. Ariko iyo ari urukundo nyirizina wagiye ukurikiye, urarwubaka rugashikama cyane cyane cyane. Ariko urashikama mu bukene ukabana n'umugabo wawe, mu bukire umugabo mugasangira. Mbese ntiwite ngo umugabo ngo namukurikiye ari umukire amafaranga arashize reka mute, oya. Ibyo bintu ntago birambabaza cyane iyo mbibonye akenshi. Yego. Okay, urakoze cyane. Hari ukuntu uri kugenda bisobanura neza, kandi n'abadukurikiye ndatekereza muri kugenda mubyumva neza, kandi ari kugenda atugira inama cyabagira inama mwebwe mutari mwarwubaka, namwe mu rwubatse, kandi mwakagombye gukomeza kumviraho icyo umuntu yakagombye kugira gute, icyo umuntu yakagombye gukora. None se Claudie, hari ukuntu iyo umusore ari gutereta, sibyo?
ukubwiza ukuri n'utakubwiza ukuri ntiwabamenya bose baba basa sibyo nandetse iyo ugiye kureba usanga wa undi hari akantu gakunda kubaho ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi sibyo umusore rero uwo ari we wese aza yirarira hari utuntu nyine aza yeditinga editito agakora akavuga utugambo ibikorwa akivuga uko atari ngewe nduyu mbese twa tuntu twose baza bavuga ese ni gute umuntu ashobora gutandukanya abo bantu babiri ko bose baza basa bari mu ishusho imwe burya aremera akanakodesha imodoka akaza aremera akanaguza udufaranga akaza ariko ukanga ukamubona ntiwamenya mbese ngo indyarya niyo uri kumbwiza ukuri n'uyu utari kumbwiza ukuri n'uyu nguyu biriya bintu umuntu yabasha kubitandukanya gute bari abasore babiri mu ishusho bazamo ntabwo twabasha kubatandukanya biragoye ariko nanone buriya iyo witonze ugashishoza ugakundana n'umuntu wenda umwaka mwamaze kwigana aho bihagije ushobora kuza ukanteta ukambwira ati Claudine ndagukunda nanjye nkumva ko unkunda pe noneho ejo uzaza kunsura uzanye imodoka umbwira ati iyi modoka ni iyanjye wirarire nyine bya bindi by'abasore nyine b'iki gihe urirarira ariko igihe nzagenda marana nawe nicyo kizanyereka koko nimba Thierry ibintu ambwira nibyo rero ikintu nanone kiri gutuma mbona urukundo rw'iki gihe rusigaye rusenyuka cyane ni uko usigaye umenyana n'umuhungu muhuriye kuri social media mukagenda muhuriye aha n'aha Claudine tubane turete dupanga ubukwe ukwezi kumwe amezi 2 ukwezi kwa gatatu bya bindi wambwiye wanyijeje nzatangira kubibura mvuge ese ko uyu muntu yanterese ambwira ko afite inzu none bakaba bari kutwaka ubukode ese uyu muntu ko yanterese afite imodoka yagiye hehe mbo ntangire kwibaza ibintu byinshi nyine usange babahungu babiri binaniye kubatandukanya usange niho hahandi urukundo ruzatarusenyuka karangira urangire kwicuza wibaza ibyakubayeho isi kurangirireho cyane biracyagoranye rero nibyo koko maze iminsi numva abantu barira cyane mu rukundo ugasanga ngenze umuntu byanabaye ngiye mpari yahuye n'umukobwa turi kumwe gutya nk'uko yaza agasanga turi gukora ikiganiro nk'uko aje nko kureba undi mugenzi we akakubona bikaba ngombwa ko dusangira igihe akabura gashobora kugwa twugamye nk'aha ngaha akavuga ati twe twinywera akantu twinywera akaji nawe baguhe tugatera story twamara gutera story bikarangira mumenyanye mwamara kumenyana agafata nimero yawe akajyana ukajya muganira hagahita havuka urukundo rugahita ruvukira aho ngaho urumva icyo gihe rwamaze kuvuka hashize ukwezi bambwira ko umutipa ambwira ko afite poropoza uzaporopoza ndi wa mukobwa twahuriye hahandi wa mukobwa nawe duhuye arabimbwira ati byaciyemo barakundanye yamaye inka ndavuga ati se koko yego icyo gihe hari nko mu kwezi kwa 4 mu kwa 8 bese bakora umurenge sibyo yego umurenge wabaye icyo gihe banafata irembo bahita bagenda barabana si mu kwa 8 mu kwa 11 umwe ari kumwe n'undi sibyo umwe rero yaraciye ahangaha kwera nyine bya bindi nyine rero tusobanura tubwira ngo hari igihe ushobora kumuyireba ukamujyana ugasanga mu by'ukuri ntago ari wowe wari uwawe ahubwo urihuse cyane urahubutse ni nk'iki nyine wabwira abantu bahubuka mu rukundo cyane ukagenda niba ubonye umukobwa amarangamutima burya hari abantu bagira amarangamutima yihuta amarangamutima yageta kuyobora kuri uwo muntu niba uri umukobwa cyangwa umuhungu mwese imitima yanyu ikabategeka ko mugomba kugira gute byako kanya ariko mutabanje no kugisha inama mu mutima wabategetse ibyo ngibyo abo bo wababwira iki ntacyo nabivugaho cyane nkanjye nihereyeho ngira amarangamutima menshi cyane iyo nakunze nta nigaruriro pe ndakunda amarangamutima yanjye nkayakugaragariza nta hantu na hamwe nkusigira ariko icyo nagiraho inama gatoya wenda abantu turi mu rukundo nanjye nihereyeho ko nanjye sinisiga ni ukwirinda guhubuka ibintu byo guhubuka nibyo bigiye kudukoraho muri ino minsi yego nta kindi mbona nabwira cy'urukundo
wakundanye n'abahungu bangahe kuva wamenya ubwenge byiza ukuri utambeshye ese nkugereranya wenda abo mwakundanye gusa ntabwo mvuze wenda abo mwagize gute mvuze abo mwakundanye gusa utekereje nyine abo wibuka ni bangahe bo 3 kuva wamenya ubwenge wakoranye n'abajama 3 urumva namenye ubwenge bw'urukundo maze gukora urabona iyo umuntu ari muri nababa ndi muri adolescence mbavuga oya ku myaka 20 yanjye guhera icyo gihe ufite imyaka 20 kugeza uyu munsi wa none ni nago nakundanye cyane nago bira bintu byo kunana byiza ndetse nibane gusa Ego bane gusa muri abo bane uri kumwe n'abangahe ndi kumwe n'umwe abandi mwapfuye iki utambeje ko uko natekereje ntushobora kuba hari ukuntu ugerageza ni nk'iki mwagiye mupfa kugira ngo n'abantu nyine bumve uruhande rutari urw'amafuti uruhande rw'amafuti hari uwo twashwanye biturutse kuri njyewe bari bakoze iki ubwo nari namutendetse ego undi arashaka uwase wa kabiri arana uwa gatatu ambwira yuko atafite gahunda yo kubaka uwa kane rero niwe turi kumwe ubona afite gahunda gahunda umugabo wanjye ndagusuje cyane ahubwo gahunda arayifite rwose umugisha rwose afite gahunda umuhungu mwiza cyane afite gahunda ukimara kwimura afite gahunda umugabo wanjye n'umugabo wanjye ko narangije kumwakira mu mutima wanjye murabe mwiyumvira rero banyarwandakazi musubize amaki mwisaho basore ni mwebwe nabwiraga kabisa Claudine kabisa akomeza kutuganiriza ikiganiro kigiye kiryoshye ndabizi mwakomeje kudukurikira kandi mwaryohewe ibyiza nk'ibi rero n'ahandi wabisanga ni kuri International Harmony TV cyo ngusaba no gukanda subscribe kandi reka tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe kugira ngo tujye tukuzanira abantu b'ubwenge nk'aba ngaba bakubwira utuntu tw'ubwenge ushobora kugenda dushaka kugenda tugufasha tutumanyeri mu gihe uri mu gihe nk'iki ngiki cy'urukundo rwose sibyo se urukundo turimo cyane ni umuriro ruraka urukundo rwanjye reka nkubaze Claudine ni nk'akahe kabanga wumva nyine kadanje gashobora gutuma uwo muri kumwe atazagucika cyangwa ngo mucike ni nk'iriye banga mwe muri gukoresha kwihangana yego ubwo se ubwo mwiba mwihanganira iki kwihanganira iki amfatira mu ikosa mfatiyemo akihangana akarimbabarira namufatira mu ikosa akihangana nkamwihanganira nanjye nicyo kintu gusa gikomeza urukundo kwihangana nicyo kintu nabonye gishobora kuba cyakomeza urukundo kuko imyaka 4 maze mu rukundo no muhungu ni myinshi cyane ahubwo se kari kugukereza amanyereza nagakiri umwana hari ibyo turi gutegura kugira ngo tuzace mu nzira nziza urugo rwanjye nawe wumva amakosa yose umusheri wawe yagukorera wayihanganira amakosa yose ankorera pe nta kosa ritababarirwa urabeshya ni ukuri ubu tuvuge ko usanze reka nkubaze nkubwire nk'amakosa birumbwire nawe wayihanganira ni nk'urugero nk'ubu umutipe sheri wawe ujye ugasanga muparitse nko ku kagari bari kumukubita yibye nk'ihene cyayibye ikintu runaka ibyo ni muri bya byatuvoze bisa nkaho bisebetse
icyo cyaha wakihanganira umusanze nko ku kagari ari gukubitwa yibye ukahanyura ukasanga ari kumukubita bakavuga ngo dore sheri we watambuka ukajyayo? natambuka nkajya ahubwo nkagenda nkamurwanirira cyane nkababaza ikintu gisabwa kugira ngo bandekere umusheri wanjye ihene yishyurwe. yishyurwe nayishyura cyane pe nta kintu utakorera umukunzi wawe kuko umukunda. Yego ikosa wamufatira mukunda umuntu ntago kunanira kubyihanganira. Yego umuntu mwiza cyane kabisa yaba bose bameraga nkawe. None se Claudine ni nk'urugero uramutse uhanye gahunda n'umugabo we wenda uri bujye kumusura cyangwa ari buze kugusura uri bujye kumusura wowe wenda ukagenda wagerayo ugasanga kabisa hari nk'umukeba wawe ugasanga rwambikanye yewe ukinjira wowe ubwawe ukabigeraho gutya bameze neza bari muri gahunda zabo zimeze neza ubona nta kibazo bafite. Umugabo yarangiza muri ako kanya ntabone imbaraga zo guhita gusaba imbabazi ahubwo agahita agira gute agahita yifata nyine akaba proud. Ukijijisha ukagenda igihe yagarukira kugusaba imbabazi wamubabarira? Namubabarira nabanza nkamubaza ikintu cyabimuteye kubikora. Buriya rega irari ry'abagabo mbona riri hafi cyane. Yego nabanza nkamubaza ese wabitewe n'iki sheri wanjye mugabo wanjye nakumva nyine ari ikintu gifatika nta kibazo ko nanjye ashobora kubinsanga mwejo rega nawe wafashwe cyane twese turi abantu. Wiha amahirwe akagufasha yakubabarira se byibuze? Bitewe nuko muzi yakubabarira bitewe nuko nzi sheri wanjye yambabarira. Yari yagufata se? Oya ntago aramfatira amakosa ntago arayamfatiramo. Murabyumva rero ati nta kosa atamubabarira se twebwe mwagiye mutubabarira. Abagore batabarira abagabo babo ni ukuri mujye mubabarira amakosa nkayo ntago ari ibintu byatanje byakagombye kuba amakosa nyine atababarirwa. Nta kosa ritababarirwa nk'uko Claudine ari kugenda bituganiriza kandi uko ni ukuri pe Claudine uko ni ukuri nta kosa ritababarirwa. Hari ibintu rero bigezweho niba ari mu Rwanda ni ku isi yose ariko nkunda kubibona muri Afurika sinzi nibura ariko birahaba no muri Amerika birahaba. Ugasanga urubatse urugo sibyo? Wewe Claudine wubatse urugo umaze kubaka urugo rwawe rwiza mu rugo nta kibazo ufite imitungo urayifite amafaranga urayafite urubyaro urarufite umugabo uramufite umugabo aragukunda urabibona nawe kandi uramukunda ariko noneho amahoro mu rugo akabura kubera ba bantu bari mu mpande bashaka kugera gute bashaka kwinjirira urugo rwanyu. Ugasanga nka Claudine kera kiri umukobwa yaratereswe n'ibyo ariko ugasanga na n'uyu munsi
Claudie urakoze cyane, ukomeje kugenda dukubita amasomo. Mwicare mwige rwose, hari amasomo mwari. Turi kumwe na mwarimu kabisa ushobora kubigisha ko bazubaka zigakomera. Murumva ko ari mwarimu mwiza rwose. Nimujye kure, mwe mukomeze mwiga, amasomo aracyari menshi. Claudie ni ukuri uri kwigisha neza. Uri kwigisha neza abakunzi bacu, kandi ndatekereza no baraza kugenda bitubwira muri comment ko amasomo akomeje kugenda aba meza, sibyo? Yego. Kandi tukomeza no kugushimira, tubwira no kuri ngo uzagira amahirwe masa mu rukundo. Uzagira amahirwe amasa mu rukundo. Hari ukuntu ibintu bigenda bigashyuha, bajya bavuga ngo ibintu bitinze ntago ngo birapfa. Ariko ndumva waratinze cyane. Ubwo se ubwo ngubwo ko bitinda bigapfa, amaherezo nayaye Claudie? Oya, ibyanjye ntago bizapfa, ndabyizeye. Okay, uzanumire. Nzagutumira. Hari ibimenyetso birenga kimwe? Hari ibimenyetso yego ko nzagutumira cyane. Ariko se ari abantu babiyizeye twagera nko tukabatera uko twagera nko ku murenge umwe tukamubura. Biba byatewe n'icyo ubundi? N'ubwumvikane bukeya babagiranye hagati aho. Ubwo bwumvikane kuba barakundanye bakagera gute, bakagera aho bafata decision yo kubaka urugo, ubwumvikane butuma ku munota wa nyuma ubukwe bupfa, ni bwumvikane nyabaki ni nkuru ni nk'iki baba batagiranye batumvikanyeho kugira ngo ubukwe buhagarare? Urumva hariya sinahasobanura cyane kuko ntago birabe nabigeramo, ariko benshi bibabaho. Ariko iyo bibaye icyo gihe hari ukuntu ujya gufata itariki y'umurenge, wenda mukajya ku murenge mukandikisha itariki y'umurenge. Noneho hahandi muri ya minsi mwandikishijemo itariki y'umurenge, ukabona Claudine ndajya mu kabari kandi utarajya gubimbonaho. Ugasanga Claudine ndirirwa mbese sinzi ukuntu nabivuga, iyi nsaragurika, kandi njye Claudine wankunze tujya kwandikisha itariki y'umurenge, ibyo bintu Claudine utari kubimbonaho. Ariko nyuma hagati kuko namaze kumva yuko niraye nyine nagufashe mu maboko, ndirara njye muri zanjye sumbi ngire gute. Rero icyo gihe iyo mbibonye uko nanjye mbibonye uko nguko ku muhungu, ntago icyo gihe ntago nabanyisezeranya nawe, kuko hari byinshi zambabazi se kandi akusabye imbabazi niba mubana basezerana. Reka nkubwire Thierry, hari ibintu buriya utashobora kwihanganira, hari n'ibindi kuko urumva ndubatse tuvuze itariki y'umurenge. Tariki y'umurenge iraje, noneho muri ya minsi urasanga umukobwa araca hano, ugasanga umuhungu araca hano. Iyo habuzemo umuntu wihangana muri mwebwe, ahita biparika bikaba, kuko n'amavara ngo bajya babategereza akababura. Yego, wowe ubwawe birangira kaba kabaye. Nese Claudie, ikibazo gisa tugana nko ku musozo nshaka kugira ngo tuganireho, nicyo ngiye nshaka kwibariza. Ariko sinzi niba uri bunyemera, ariko bibaye byiza wanyemerera. Buriya ushiroye mu marage imyaka 4, hagati yawe n'indi ndabwiye undi kamukunda buriya. Shira wanjye mvugishije ukuri kose, shira wanjye yamaze amezi 2 yose, amezi 2 anyandikira message ndagukunda, anyandikira message ndagukunda, nkamwihorera, nkayisoma, nkayihorera. Umuhungu akajya amamagara ke, noneho naramuhaye condition ko saa 3 ntagomba kwitaba telefone. Mu gihe abandi bazirara naramuhaye condition ko saa 3, nawe yarabizi ko saa 3 ntagomba kwitaba telefone. Akamamagara akambwira sheri wanjye watashye, yego ageze mu rugo, yego akanyita sheri, ntari namubwira urukundo ngo byaciyemo. Ariko aho maze kumwemerera urukundo, shamva ararunyereka koko, ararunyereka. Mbese rwa rundi n'ababyeyi batanyeretse, umushira wanjye yararunyeretse. Akandi kabazo kanyuma duhita dusoza, kanyuma na nyuma kandi ukansubiza.
urambwira ahantu mwahuriye bwa mbere akubona nawe bwa mbere na mbere nihe mwahuriye? Sheri wanjye vuga hano twahuriye. Vuga nihe ahantu nyine kwa kundi uhura n'umuntu ntari mu muhanda nkoreye mugasuzanya niba ari kuri WhatsApp niba ari kuri Instagram Facebook nihe mwahuriye ako kantu wikaduhisha pe dusoza ikiganiro ariko sheri wareka shawanyanga njye kunda kuvuga akazi akora ariko ahantu hambere twahuye ngeze mu mujyi wa Nyanza bwa mbere mutaziranye atari nawe ngiye kureba icyo gihe duhura hari muri covid yari igikazi noneho nari ndi kumwe na sister twibagirwa kugura ubupfukamunwa ahantu twari turi ntago twari kuba twahita tubona ahantu dutumiza ubwo bupfukamunwa noneho adusanga duhagaze ahantu twidagaze ndi kuhareba asanga duhagaze turi kwibaza turinjira dute nta dupfukamunwa naki shangiye ko nabona umuhungu araje atuje adusanga ahantu duhagaze aratuganiriza aradusuhuza mu kinyabupfura cyiza ni umusore ufite ikinyabupfura cyiza kabisa ego aratuganiriza tumubaza serivisi zitangirwaho turangije turamubwira ati se ko nta bupfukamunwa dufite aravuga ati muhagarare reka nze mbubazanire aragenda abushakisha ingufu ubupfukamunwa arabuzana turambara tumare kwambara tujye muri serivisi twari tugiyemo nidusoza dusange yahagaze hahandi kugira ngo ngaze kunyaka nimero umutipe ni umukapa cyane kabisa shira wanjye ubwenge pe rero naho ngaho twahuriye nari nkandagiye mu mujyi wa Nyanza bwa mbere ariko ubu ngubu nsigaye hanaragise nko mu rugo birumvikana yego yes nkuko rero mwabyumvishe ikiganiro cyacu ntago akaryoshye ntago gahora mwitama ndabizi mwakomeje kuryoherwa ariko reka tube ducumbikiye aha ngaha dushimire Claudine watuganirije ikiganiro cyiza cyane mpamya neza yuko muri bimwe mu biganiro bizabashimisha cyangwa muri buze kuba mukunda hano kuri chaîne yacu International Harmony TV kandi ikiganiro kirimo inyigisho gishobora gufasha we mujene gishobora gufasha we mukobwa witegura kurushinga se cyangwa utitegura kurushinga ariko ufite aho uhuriye n'urukundo urashobora kuba wigiramo rero ibintu byinshi by'amasomo agiye atandukanye Claudine ukuri kw'Imana wakoze cyane namwe murakoze cyane nubwo mwabwiye ibintu bigoye muri comment basi muzambwire niba ibyo nigishije ari byo cyangwa ako ntago ari ukwigisha ni inama ego ni inama muzihanganira inama nabahaye ababizakomeretsa n'abizagusha coca ntago byabagusha rero Imana ibaho umugisha nongeraho akajambo ngo subscribe ndayikeneye nyamuneka munkorere subscribe kugira ngo nkomeze kugwiza abanyamuryango ba International Harmony TV kandi twomeze kubaka ibintu bigiye birenze twubake umuryango mugari reka tubasezerere tubabwira ngo Imana ibaho umugisha mwakoze kudukurikira ciao turanyemesha umva mitsingi ndayemeye